Reka twongere tubasuhuze nanone bakunzi ba Tite Kamanzi official, tubifuriza kugubwa neza aho buri wese aherereye ku isi. Ndagarutse rero ngo tuganire kuri Pi Network ku ngingo zimwe na zimwe zerekeranye n'ibibazo tugenda twibaza by'ingenzi abantu benshi bakeneye gusobanukirwa. Akambere tuganiraho ni akangaka: umuntu aramayininga ari mu Rwanda, ariko kubw'impamvu zitandukanye bibaye ngombwa yuko agiye gutura mu Bubiligi, kandi yinjira muri Pi Network yari afite nimero ya telefone y'inyarwanda. Ese azakomeza gukoresha iyo nimero de telefone muri Pi Network cyangwa yayihindura? Byose igisubizo byose ni ubushake bwe, kuyikomeza cyangwa kuyihindura. Ayikomeje se ingaruka zirimo ni izihe? Nge navuga ngo ayikomeje, nk'ubu barahari benshi babayo kandi nimero yabo y'inyarwanda irakora, nta kibazo kirimo habe namo. Inama nabagira nuko wayirekeramo, hanyuma ukajya ukoresha megabyte ku yindi yaho ngaho, yindi line cyangwa se undi murongo wa telefone cyangwa simukadi wagura yaho ngaho, ikagufasha kujya ukoresha kuri WhatsApp n'izindi transaction. Ariko nanone ushobora kuyihindura rwose burundu, ukavuga uti reka iyi nimero ya telefone hano muri Amerika cyangwa mu Bubiligi cyangwa Uganda reka bariyo nshyira muri Pi Network. Bigenda bite rero? Icyo gihe bigusaba kuba ufite uwo murongo mushyashya ushaka gusimbuza, ko ushaka ko ari ujya muri Pi, ushaka kuwusimbuza uwo wabaruje muri Pi usanganywe wo mu gihugu cyawe, ukabandikira ubamenyesha uko utagituye mu Rwanda, ko wimutse, ko bityo ukeneye gukoresha umurongo wa telefone waho utuye noneho ari wo uyu nguyu. Ukabibandikira ukabasaba yuko bakwemerera ukawusimbuza wa wundi wo mu Rwanda kuko utagituyeyo, ukavuga n'impamvu. Ibyo nabyo ukabikora utyo. Ariko utabikoze utyo ntacyo bitwaye, wakora ibyawe utabangamiwe, ahubwo ukifashisha ya simukadi yaho ngaho kugira gute kugura amayinite no kugufasha ku accessinga internet. Icyo ni kimwe. Icya kabiri tuganiraho ni ikintu kijyanye n'itariki 31 z'ukwezi kwa 12, kugira ngo tubyumve neza icyo igamije. Iyo usomye white paper yavuguruwe mu 2021, ikwereka yuko hari hateganijwe pre-mainnet cyangwa se post-mainnet. Pre-mainnet mu mibare baduhaye mu mezi yashize nuko yagombaga kugirwa n'abantu 15,000,000 bakoze KYC, Pi zabo zikimuka zikajya muri blockchain cyangwa se muri konte nyirizina muri mainnet. Abo bantu rero icyo gihe babitubwiraga ari miliyoni nibura 5 zirengamo, ariko nyuma yaho baza gutanga icyo bita igihe cy'imbabazi cy'amezi 6, nacyo kirateganijwe muri iyo white paper nkuko nabibasomeye mu kiganiro cyeruka. Noneho bavuga yuko mu kwezi kwa 12 umuntu wese uzi ko afite KYC uhereye ku itariki ya mbere z'ukwa 7, ubwo nababanje mbere yaho, mbega muri makibwo amezi 6 yatangiye kubarwa uhereye ku ya mbere z'ukwa 7 kugeza kuri 31 z'ukwa 12. Icyo gihe umuntu wese uzaba afite KYC ntayikore, ntiyuzuze na mainnet checklist, azanyagwa cyangwa azamburwa Pi zose amaze kumayininga, zishyirwe mu kigega zizajye zimayiningwa na babandi bashoboye kuzuza ibisabwa. Ariko icyo gihe cy'imbabazi ibintu byari bice bibiri. Igice cya mbere byari ukugeza, byari amezi 3 kuva kwa 7 kugeza kuri 30 z'ukwa 9, ukaba mwarangije gukora KYC kuba yifite. Hanyuma mainnet checklist
ikuzuzwa bitarenze 31 z'ukwa 12. Baza kubona icyo gihe kidutugaritse tutabyujuje, bageza kuri 30 z'ukwa 11, ubwo bongera andi 3 na andi 2 nako, ariko nabwo ntibyakunda. Babonye bitarakemuka batwongeza kugeza mu kwa 12 31, kutarenza 31 z'ukwa 12. Uti badusabaga iki rero? Umuntu wese ufite KYC agomba kuba yarangije kuyikora, ariko si ibyo gusa, na mainnet checklist nayo ugomba kuba warangije kuyikora. Ariko si ibyo gusa, nuko kuri 31 hashoboraga kuba cyangwa se hari hateganijwe ko hashobora kuba ya pre-launch cyangwa se pre-mainnet bantu 1,15,000. Ariko mu mibare bataradutangariza, ariko mu byakozwe biri mu kugenda bigaragaramo, nuko za 1,15,000 ahubwo zamaze kurenga, kandi n'amakuru ari mu kugenda atangwa acicikana, aragenda asa nkaca amarenga yuko byanga bikunda iyi pre-mainnet ishobora kuba, na cyane yuko kuba barabitangaje ntibarabihakana. Kuba batarabihakana haracyari kare wenda ngo bavuge bati ntibyaba. Ubu dutegereje bitarenze tariki 20 ko ari itangazo bivugaho wenda rizaba ryasohotse. No kwihangana rero, ariko mu kwihangana kwawe ukarwana ibishoboka byose ukuzuza ibyo usabwa, ukibuka kandi kubika ibikureba byose neza, kuko uhinga mukwe ntasigana. Hanyuma rero icyo ngicyo cyari icya kabiri nagira ngo tuganireho cyerekeranye n'itariki 31 z'ukwa 12. Ingaruka zizaba ku muntu wese wahawe KYC ariko utarayikoze ngo ayisoze, akaba ataranujuje mainnet checklist ibisabwamo. Ubu rwose ingaruka zizamugeraho nk'uko itangazo rirenze inshuro 3 ribivuga. Icyo nsorezaho ni ikijyanye n'abantu batarahabwa KYC. Umuntu wese utarahabwa KYC kandi akaba amaze n'igihe kirekire, niyitonde kandi yihangane, ahubwa mining kandi yuzuza ibindi bisabwa, abe asigaje KYC gusa. Hanyuma jewe iyo umuntu aje ngo mufungurire bwa mbere, nkora ibishoboka byose akazasigaza gukora KYC gusa, ibindi byose bikaba biri ku murongo nta mbogamizi. Abo nabikorengera ngo barabizi, ubu bahagaze neza konte zabo. Hanyuma ahaba ingorane ni umuntu konte bayishe igapfapfana, byakubitiraho na telefone, ibintu bikaba gatogo, bikaba kasa mutwe. Ibyo ni nacyo kintu kintesha umutwe mu buzima. Aba konte ubwayo akaba na telefone, hari abo usanga bisaba kwandikira kwa team, ubivuga bigusaba kwihangana. Aha, icyo nicyo nagira ngo cya gatatu nsorezeho. Mbahe rero ku muntu rero winjiyemo vuba, asabwa kumayininga nibura inshuro 30. Izo nshuro 30 mayininze adahusha, adasiba, bimuhesha amahirwe cyangwa se bimugira umukandida wo kuba yahabwa KYC. Ariko ntabwo bisobanuye ko wahita uhabwa KYC. Ashwida sicyo bisobanuye. Ubwo rero witonde, niba izo nshuro wazujuje, wirira, witaka, witabaza ngo wabuze KYC. Ashwida tuza webe ubwo mining. Hanyuma rero ngiye kubaha bonus ngiye kubaha ni iyi ngiyi. Umuntu wese uzi yuko yamaze kwinjira muri Pi Network arasabwa kugira umuntu nibura umwe ku munsi agezaho ubutumwa bwa Pi Network, kugira ngo nibishoboka nawe yinjire muri Pi Network. Ubwo bizagusaba rero kumwinjizamo, kandi rero numwinjiza ukamwinjiza nabi, ingaruka zizamuzaho nawe kandi zitakuretse, kuko ashobora kukwicundika yuko wari bisanzwe mubizi, abona kubizi ukaba warabimukoreye nabi. Benshi ubu ngubu bamaze kwijundika bagenzi babo. Rero ndabasaba ngo mudufashe mwinjiza abantu neza, nimuze tubahugure mumenye uko mwinjiza abantu. Ubu ngubu twabateguriye amahugurwa, niyo kado ngiye kubabwira. Amahugurwa yibanze kuri Pi Network agabanyijemo ibice bitatu. Igice cya mbere
ni ukwiyandikisha muri Pi Network intambwe ku ntambwe nta makosa ukozemo. Hanyuma nanone iryo somo rikaba riri kumwe na rigenzi ryaryo ry'uko bakora verifications no kuzuza mainnet checklist ku buryo ushobora kubyikorera ukanaba wanabikorana na mugenzi wawe. Iryo ni isomo rya mbere. Iri somo rikaba ryishyurwa kuri Hugura, hishyurwa amafaranga 1000. Isomo rya kabiri wishyura amafaranga 1000 naryo uje kuri Hugurwa ni ukumenya no kuzuza ibikubiye muri dashboard handi tumayiningira ya Pi Network. Hari nko guhitamo ururimi Pi ikoresha, chat irimo ibiki, bimaze iki, security sako bayikora gute, impamvu ni izihe, referral team ibahe, imariki, mining rate cyangwa se ibyo byose birihe bimara iki. Ibyo byose ni isomo kwaryo nabyo nako ryo rikishyurwa 1000. Hanyuma tukaza ku isomo rya gatatu ari naryo dusorezaho ku byibanze mu byo bakora wamenya kuri Pi, rikubiyemo ibintu bibiri: uko bakora KYC idafite amakosa intambwe ku ntambwe igahita yemerwa, ndetse n'aka kabiri kako uko wishyura cyangwa ukishyurwa Pi no gukora lockup ya kabiri. Amakuru n'amasomo byibanze kuri Pi tukaba turabisoje tunabikora. Amakuru n'ibikorwa cyangwa se ubumenyi n'ibikorwa kuri Pi mu byibanze tukaba turabisoje. Buri somo ni 1000. Ubwo urumva ko ari 3000. Ariko twaratekereje dusanga umuntu azava Huye, undi ave Nyakagitumba, undi ave aze muri ayo mahugurwa inshuro 3 zose, dusanga sibyo. Ahubwo dufata umwanzuro tubigenza gutya nako ati na ntuza na manager dufatanyije, turavuga ngo reka aya masomo tufate umwanya uhagije. Niba ari uguhera saa 7 duhere saa 7, ubwo isaha ni saa 7, ubundi tuvuge ngo saa 10 turayasoje. Ubwo tuzajya dushyiramo ka pause, ni turangiza isomo dushyiramo ka pause, tuganire, twongere twanzike irya kabiri n'irya gatatu. Hanyuma isomo rikaba rigenewe iminota ntarengwa, hanyuma tukaba tusoje, hanyuma tukabaza ibibazo kugira ngo turyumve neza kurushaho. Ibyo kandi twarabitekereje byitoza dusanga birashoboka pe. Hanyuma iryo somo ayo masomo atangwe uwo munsi buri wese yishyure 2000 yaje rimwe kandi. Hanyuma dufite groupe tugomba kubahurizaho izajya idufasha kubakurikirana no kubibutsa no kubakarishya kugira ngo mube inzobere. Hanyuma nidutegura andi mahugurwa, wowe waje ugashaka kugaruka, icyo gihe ntabwo uzishyura 200 ahubwo uzishyura 1000. Ariko uje guhugurwa bwa mbere yishyure 200, yigishwa amasomo 3 yari kuba 3000. Hanyuma rero tukayatanga muri buri weekend, ku wa gatandatu ndetse no ku cyumweru. Ubwo ku wa gatandatu no guhera saa 7, kandi nta muntu tuzemerera kuza guhugurwa atari kuri liste y'abasabye guhugurwa. Turabigenza gute rero? Dufite urubuga rugenewe ayo mahugurwa. Abashaka guhugurwa ugomba kurujyaho, dushyira link hano munsi ya titre cyangwa se munsi y'inkuru muri description, uhita uyibona ukajyaho. Hanyuma tugashyiraho liste abo ku wa gatandatu ndetse n'abo ku cyumweru, buri wese akiyandika aho yumva azazira. Hanyuma nta muntu uzaza guhugurwa atishyuye. Kwiyandika ni kimwe no kwishyura ni ikindi. Ubwo ni ukuvuga ngo abazaza ku wa gatandatu ntabwo tuzakwakira utarangije kwishyura. Tugomba gufata imibare kuko tugomba kwakira imibare. Nk'ubu mwishyuye muri 50, sale yakira abantu nibura 30. Urumva 50 twabona aho tubashyira. Icyo gihe dufata 30 tukavuga ngo ni mwebwe muzaza, abandi muzaza ku cyumweru. Nuko nguko bimeze. Hanyuma rero ugomba kwishyura, bigomba kuba byarangiranye no ku wa gatanu. Ku wa gatanu wenda saa 2 z'ijoro, no saa 1 z'ijoro uwanyuma akaba arapfutse. Ubwo ntitugira abandi twakira uri bwishyure nyuma, ubwo azaza ku cyumweru. Kandi ku cyumweru imibare nirenga
ubwo azaza kuwa gatandatu wundi. Ibyo byose tukamenya ngo dufite abantu aba n'aba, akavuyo ntabwo tugashaka. Kandi isaha yo gutangira yaba igeze, wowe waba watinze turakinga, ukazaza ku cyumweru kandi wakubise amaguru waje kubera gukererwa. Niba tuvuze ngo ni saa 7 dutangira, saa 7 ugomba kuba wahageze tugatangira tukiga. Ngira ngo icyo ngicyo kirumvikana. Watinda twe tugakinga, ubwo ukazaza nyuma cyangwa ukazaza ikindi gihe. Yego, ntabwo tuba dukinze ngo tuyakwime, ahubwo ubwo uzaza ku cyumweru ubwo cyangwa se uzaze ku wundi wa gatandatu. Hanyuma rero iyo ni bonus twabahaye, ni kado tubamenyesha. Dukorera kwa Rubangura, kunyuko kwa Rubangura mu mujyi wa Kigali, muri etage ya 4 mu cyumba cya 404. Si ibyo gusa, ibindi tuzajya tugenda tubibabwira. Ikindi narababwiye ngo niba wumva ushaka gutanga ikiganiro hano kuri Tite Kamanzi official, tubwire, hanyuma tugire gute, tuvuga no ko wakitugezaho utavuye aho uri, cyangwa se tugahura ukaduha ikiganiro. Byose birashoboka. Hanyuma abantu bashaka kwamamaza ibicuruzwa byabo ni ku buntu, tubwire aho ukorera, utwibwire, tubwire business ukora, tubwire aho ukorera, tubwire ibiciro, bifite ibiciro nk'abacuruza amazu, ibyumba bikodeshwa, amazu akodeshwa. Muduhamagare mutubwire mutindi kanaka, tubabwire uko mutugezaho ubwo butumwa bwanyu mudahagurutse aho muri, baze babasangaho bitagombye gusaba ngo abakomisiyoneri babuze. Yewe n'umukomisiyoneri ukora ako kazi natubwire ibyo akora, akomisiyona ibiki. Ese ni amazu gusa, ese ni imodoka? Hanyuma atange nimero ye, bajye bamuhamagara bamubaze, bamubwira bati nshakira ibi. Uru rubuga narababwiye ngo YouTube channel si yanjye ni iyanyu. Niba ari iyanyu rero mureke tuyikoreshe, tuyibyaza umusaruro. Nta mahirwe mubonye tutabishyuje, nkuko nawe tutabishyuje, nkuko nawe utari butwishyuze. Ni magirirane mu yandi magambo, ni dufatanye. Ngayo nguko, murakoze, mugubwe neza, mugire umunsi mwiza, muhaye muro. Mujye mukomeza mubaze ibibazo, ariko munakoreshe ibigomba gukoreshwa. Hanyuma kandi turababwira abantu bashaka gukoresha konte zabo kuzisubiza ku murongo, kubafasha mu bibazo bafitemo, turabafasha no kugukorera konte nziza cyane idafite amakemwa. Murakoze, mugubwe neza, muduhamagare mutubaze tubabwire rwose. Murakoze cyane.